Itaha Iwacu Bruce uzwi nka Bruce Melody. Uyu ni umwanditsi w'indirimbo n'umuririmbyi w'umunyarwanda. Bruce Melody ni umuhanzi nyarwanda w'icyamamare. Itaha Iwacu akoresha izina ry'ubuhanzi rizwi nka Bruce Melody. Uyu Bruce Melody cyangwa se Itaha Iwacu Bruce yaje kuvuka mu mwaka w'1992. Yavukira i Kanombe mu karere ka Kicukiro. Ise yitwaga Jevani Nibihangana, naho mama wake yitwa Verena Muteteri. Ni umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane. Amashuri abanza yatangiriye ku kigo cyitwa Camp Kanombe i Kanombe. Amashuri yisumbuye yaje kuyatangirira i Kanombe ahitwa Amateka. Yaje kuyarangiriza rero ahitwa Islamic i Rwamagana. Uyu Bruce Melody cyangwa se Itaha Iwacu Bruce yaje gukura akunda kuririmba cyane ku buryo yaririmbaga mu rusengero rwa Kanombe rw'abarokore. Avuga ko yahimbaga indirimbo ariko bakaziha abandi bakaribo baziririmba kandi nabo bazitera, kuko yarakira umwana muto cyane. Ntabwo bashoboraga kuba bamuha umwanya wo kugira ngo yigaragaze. Ibyo byose nibyo byaje kumubabaza bituma aza kubivamo. Nyuma yaje kujya muri studio 2006 kwa producer witwa Jackson, ariko iyo ndirimbo ntabwo yigeze ayirangiza. Uwo mu producer ntabwo yarangije indirimbo, ndetse na murumuna we Nason yaje kumuha nawe iyo ndirimbo iramunanira. Ibyo byatumye aza gucika intege, asa nk'uretse umuziki burundu. Yaje gusubira muri studio rero mu mwaka w'2010 akora indirimbo yitwa Inkovu. Iyi ndirimbo amaze kuyikora, amasomo yaje kumubangamira ku buryo yandirimbo atabashije kuba yabona uburyo yamamaza. Yaje gusubira muri studio 2011 akora iyo ndirimbo yitwa Ngiye Kubivuga. Nyuma yaje gukora iyitwa Tubivemo, ayikorera kwa producer witwa Fazo. Izo nizo ndirimbo ze yakwita iza mbere. Tubivemo yo niyo ndirimbo yaje gukora yumva ibaye nk'uko abishaka. Bruce Melody yavutse mu 1992 avukira i Kanombe, ubwo twari twabivuze. Uyu Bruce Melody yaje gukura aririmba mu rusengero rw'abarokore i Kanombe, aho yabahimbiraga indirimbo akazibaha akaba aribo bazitera. Mu mwaka wa 2017 Bruce Melody yaje kuba umuririmbyi wa mbere witabiriye ibitaramo byateguwe na Coke Studio, aho yaje kubahurira n'abandi bahanzi benshi bo mu bihugu bigiye bitandukanye bya Afurika. Uyu Bruce Melody yaje kuba umuhanzi watwaye ibihembo byinshi mu Rwanda, aho 2014 yatwaye ibihembo bya Salax nk'umuhanzi mwiza wa R&B, 2017 ibihembo bya Hip Hop indirimbo y'umwaka mu Rwanda, 2018 ibihembo bya Primus Guma Guma Superstar nk'umuhanzi mwiza, 2019 n'ubundi yatwaye ibihembo bya Salax nk'umuhanzi mwiza wa R&B. Uyu mwaka yaje kongera gutwara ibihembo bya Salax nk'umuhanzi mwiza w'umugabo. Arongera kandi muri uyu mwaka atwara ibihembo bya Kisama nk'umuhanzi mwiza. 2019 n'ubundi hari muri uwo mwaka atwara ibihembo by'indirimbo ifite amashusho meza mu Rwanda. 2020 ibihembo bya Kisama yaje kubitwara n'indirimbo y'umwaka. Uyu mwaka kandi nibwo yaje kongera gutwara igihembo cy'umuhanzi mwiza. Uyu Bruce Melody navuga ko ari umwe mu bahanzi bakunzwe mu Rwanda kurusha abandi muri uyu mwaka 2024 turimo gutangira. Ya mukuru twari tubafitiye n'amateka ya Bruce Melody, ibyagiye bimuranga, aho yagiye yiga muri segonderi kuva yatangiye kurinda soza segonderi, n'urugendo rwo mu muziki. Duhura ubutaha turebe ibindi byerekeye uyu musore. Iyi mwumvaga ni Mura TV, njye mwumvaga abagezaho aya makuru. Ni gift imura nk'ibisanzwe. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.